Yes, tubahaye ikaze. Ese aya makimbirane ari hagati ya Linda Pulia ndetse na murumuna we ukomeje kwibasira famiye ya Christian Irenge na Linda Pulia. Ese ni bimwe by'imiryango cyangwa hari ibindi bintu bari gupfa bibyihishe inyuma? Ndagira ngo twumve iyi nkuru yose, tunumve ano magambo akubiye muri ibi ngibi bakomeje guteranaho amagambo kuri social media. Mu miryango imwe n'imwe baba bapfa ibintu byinshi bitandukanye, kubona wenda bamwe barimo bapfa ibijyanye na social media, abandi nabo bakagenda bapfa ibijyanye n'amasambu ndetse n'imitungo. Ariko se nta kibyihishe inyuma? Dukomeze tubisesengure tunacukumbura byose, nitubibona turagenda tubibagezaho gatanu kuri gatanu. Komeza ukora subscribe kugira ngo ujye ubona notification ku Ishami One TV n'ahandi wasanga amakuru yizewe cyangwa n'ibindi byose bigezweho, entertainment zose ziri update kuri Ishami One TV. Dukomeze tubane kandi ukomeza unakora like kugira ngo video igere ku bantu benshi. Mani ibyo nkora mbikora mbizi kandi mbikora mbishaka, sibyo? So ugerageza kumfata wijambo kuko nyine ndi gufata uzakomereka. Umugabo n'ububyara, ariko umugore ubyariye mu rugo nta gaciro abahesheje umuryango. Sibyo, gerageza wiyubahe rero ko njye ni nkubaho kuzakomereka kurushaho. None se bebe kamubwira icyambere cyo uwo muntu wagufashe ijambo ntarashaka, warashatse. Yabyari iwawe ntiwabyari iwanyu. Ubundi kamubwira abantu nk'abo ntabwo bakwiye kubabaza. Gusa ikintu kimwe cyubatse mu bakobwa, mu igitsina gore tugira ishari aho tuva tukagera. Nk'uwo muntu wagiye kwifata akicara kuri kamera akavuga ngo njyewe ngo birango sinabikora, ngo nabacujuje ngo umugabo wanjye. Umaze gutandukana n'abantu bangaye kubera kutibaha kwawe. Umaze gutandukana n'abasore aka kanya tuvugana, wakabaye nawe niba uri uko kuri umuntu ushobotse, uri umukobwa ushobotse, wakabaye kano kanya ciye mu rugo rwawe nkuko nanjye ciye mu rugo rwanjye. Mu gihe rero utaragirirwa ubuntu bwo kuba wawugira umuryango wawe gusa, wawe nyine uvuga ati ndubatse ni byiza, n'undi munsi ntuzongere gufata ijambo ku rugo rwanjye, ntuzongere gufata ijambo ku mugabo wanjye. None warabona mbishe ngonga akagabo nshuti yanjye, akagabo ni twatundi mwabyaranye, ni twatundi mukundana mukarekana, ni two tugabo. Christian umugabo wanjye yaranyubahishije, amvana iwacu arankwa, nyuma yo kunkwa amesha icyubahiro iwacu, uri kumva, amvanayo ntatwaye inda ntatwite, uri kumva. Kuko uri kuvuga gutyo kano kanya ushobora no kuba ufite depression uvuga ati uriya muntu yantanze kugera kuri ibi ngibi kandi njyewe nsenga cyane, njye basi ko ndi umwana mwiza cyane none ananze urugo. Wenda mu mutima wawe waravugaga ati ashobora kuzagenda yatwite, ashobora kuzagenda yarabyariye iwacu. Never. Ntabwo umugisha wanjye n'uwawe bihuye bro, umugisha wanjye n'uwawe ntibihuye. Gasopo ku rugo rwanjye, gasopo ku rugo rwanjye, n'abandi bose mbabwiriyeho. Njyewe si muda gusuzugura, nkora ibyanjye, minding my own business. Ariko umunsi washatse kunyinjirira ugatuka umuryango wanjye, ugatuka umugabo wanjye, niyo twadusangiye amaraso, icyo gihe nshobora kwirengagiza ko njye nawe ari ikintu kimwe duhuriyeho, habe n'iki na kimwe duhuriyeho, tukabijyanamo nabi. Rero wa mukobwa we twubahanye, sinkubwiye ngo usubireyo uvuguruza ibyo wavuze, ufite impamvu wabivuze. Ariko urugo rwanjye urugendere kure, urugo rwanjye nta hantu ruhuriye nawe, nanjye nta hantu mpuriye nawe. Urugo rwanjye ntirukakubera umutwaro. Ntununze ibyo dukora tuba twabiganiriye wonje n'umugabo wanjye, nitwe tujya uploadinga, nitwe tubyeditinga, bivuge ngo bijya gusohoka ariko ari twe dushaka ko bisohoka. Ntabwo bijya gusohoka ko twabitekerejeho ngo kuriya ngo nugushaka ngo views ngibiki. Wowe udashaka views se akarimo k'amaboko ufite ukora ntiwe nawe niruga kumayo. None nawe nanjye ibyo mbikorera kuri channel yanjye. Wowe se kujya no kwinjiriza channel z'abandi atari neza.
guys, twongeye twagarutse ni Shema One TV, tubahaye ikaze aka kanya, ariko anagira ngo mbahe ikaze kandi monakore icyo bita like kuri iyi video. Nagira ngo twiganirire nkuko muri kubibona hano, Linda Pulia n'umugabo we Christian bakomeje kwibasirwa na murumuna wa Linda Pulia, akomeza abaserereza kuri YouTube channel yabo cyangwa kubihangana na content bakora zijyanye na prank. Ariko se tuganire ndaje kugira ngo mushyire ibitekerezo byanyu muri comment, tuganire ibintu bisanzwe. Ese turebye ubundi hagati ya Linda na Christian cyangwa na murumuna wa Linda Pulia, umuntu uri mu ikosa nindi? Mutubwire umuntu uri mu ikosa. Gusa bitewe nuko ngiye ndi kubyumva, namwe murambwira uko mubyumva muri comment. Uriya murumuna wa Linda Pulia byaba bimeze nkaho afite depression kuri mukuru we, kuko arubatse, ntabwo yakagombye kuba afite ikibazo ndetse no gukomeza kuba yamusebya ku bijyanye na prank bakora ngo bashyira urugo rwabo hanze, amabanga y'urugo n'iki ngo no kwishakira utuviyuze. Ariko ubuzi neza agaciro ka social media irinjiza ku muntu wabikoze neza, kandi ndetse no ku muntu wamaze kuba civilize, wanahugukiwe ibijyanye na social media. Gusa Linda Pulia we akomeje kubwira murumuna we uti wakabaye ahubwo noneho ibyo ngibyo unabivuga ufite na channel yawe ubinyuzaho, nabe nanjye ngo mbinyuza kuri channel yanjye. Ariko se wowe guko binyuza kuri channel z'abandi winjiriza abandi? Muri make nyine bakomeje kubagana hagati yabo, ndetse murumuna wa Linda Pulia akomeje kwibasira famille ya Christian Irenge ndetse na Linda Pulia, bakomeza abari mu bijyanye no guhangana n'ibimaze iminsi bivugwa. Ariko bikaba byaranavuzwe na murumuna we nkuko nabo babyivugiye, akomeza baserereza yuko ngo Linda Pulia ngo nabyara ngo nagira ate. Ariko Linda Pulia akomeza avuga yuko igihe nikigera nkuko yabishatse, kandi urubyaro n'Imana irutanga, igihe nikigera bizaba, kandi ntaho napo arimo nkuko babivuga. Linda Pulia akomeza rero anavuga yuko nta muntu ugomba kwinjira mu buzima bwa famille yabo, kandi koko biranakwiriye kuba rero we akora ikishoboka cyose kugira ngo abe yabona umugati kuri social media. Niba ari izo views nta muntu utaziriraho, niba ari social media nta muntu utayikoresha, ariko nyine kuyikoresha inakwinjiriza. Icyo wakora byose wakicara mu byondo, wagira ute, icyambere nuko usobanukiwe igitumye ukora ibyo bintu. Ngewe rero ndi ku ruhande rwa Linda Pulia na Christian Irenge, n'abantu mfana, kandi nubwo abatabafana bari mukuri ugereranyije na murumuna wa Linda ukomeje kubandagaza, ukomeje kubabaga. Gusa ariko Christian nawe yongeye kumusubiza mu magambo akakaye anakomeye, arimo avuga ngo ngewe washatse mfite agaciro kurusha wowe wabyariye iwanyu. Ubwo rero ntago wakabaye uvuga ibyo ngibyo usebereza umuryango. Twebwe turi umugabo n'umugore, turubatse, kandi hari aho twifuza kugera, hari naho twigejeje. Ariko weho aho ugeze uhagejejwe n'abandi, ndetse nta nubwo wumva ko wakabaye ufite ishyaka ryiza ryo kuba wagera aho abandi bageze, ahubwo wibasiye umuryango wacu uwusebya, uwandagaza. Kandi koko nkuko mwakomeje kubyumva, murumuna wa Linda Pulia akomeje kwibasira anabaga umuryango wa Christian Irenge ndetse na Linda Pulia. Ariko nta kintu ibyo bivuze, ni social media nk'ibisanzwe. Ndakomeza byose mbibaha, nanabagezaho dushya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Komeza ukurikira Shema One TV, ukora subscribe niba ari bukiza, niba kandi warayikoze ukore like. Dukomeze tubane mu bintu byinshi bitandukanye. Ciao. Yari Shema One TV.